papa ongera unyumve ndagusabye ndakwinginze nkora kuri uyu musozi maze y'imyaka ingana gutya imyaka ngize ni myinshi ndagusabye n'ukuri mu mugabo ndagusabye ndashaka guheka ndashaka kwitwa mama kanaka mana ko mbwiye kuzankorera ubukwe koko ntiryari ukuziko nagusenze mu misozi ukuziko nagiye ikadeshi nikanyarira ni kuki koko utanyumva ndakwinginze magasane inyagasane ongera ururuke iminsi 3 maze niyiriza ongera uyirebe papa ongera uyirebe ntacyo manura ibisubizo byanjye ongera uyirebe ndakwinginze reba igihe cyose maramfukamye imbere yawe maze urarukire kongera neza ndagusabye mbigusabye mwizeye ntabwo mbigusabye ngutegeka mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo amen. Ryoherwa shogo ndyoherwa cyaho guterura ibyo bisororo bimvana impande ngo iki ngo nkuvana ibisororo impande iyo yabimvana impande rwose nabanje byikise akubura ko umuntu nizere kudakomeje urimo wiganirira njyewe natetse kugira ngo mbwire ngo nturya uru rugo rwabuzemo umugabo se rwaboneka n'ibiryo umuntu akarya ko rwabuzemo umugabo none suri iki umva mugore nyine mbwira ntabwo uri umugabo rwose ariko shogo aho harimo n'agasuzuguro urarinda unyita mugore no kuba kutazi izina ryanjye ariko se cyurinya erega mba nanga no kubivuga inyana zanze no gutaha muri uru rugo hatashyemo izo natashye aho kugira ngo unyite umugore byashoboka ukanyita izina ryanjye rwose ntacyo rimwayeho ntaho ibyo biryo byo ndeka izina ryawe se nta nubwo ndi gutindaho cyane dore ubu ngubu uru rugo wagira ngo rwaravume ariko se urakomeje nakomeza se ntakomeza ugira ngo none se niki gituma utarya mu by'ukuri ngize ukuri niki gituma udashaka kurya aha reka nkwihorere nirire ubwo urahazi ndekundorere nyine wenda wanyuze ku kabari ufata akabroshete nanjye ngo ndimo ndakwinginga ngo urye kandi uhazi aho kugira ngo uganirize bari abakobwa bawe zirangirwa abakobwa bawe barebe ko hari icyo bakwibwira muri iyi minsi umva nkubwire shogo winukira abana ntabwo abana banjye ari ngirwa abakobwa uranyumva neza niba udashaka kurya bireke ariko ureke nirire umpa amahoro batabengirwa z'abakobwa ubu ngubu ntago maze iminsi njyana n'abandi basaza gusaba no gukwa nta kintu wumvamo ese nibyo byakurakaje mama oya de ndabirambiwe humura yewe umukwe tuzamubona ntarirarenga tuzamubona se imyaka ibaye ngahe umukobwa wanjye yirwa yerera ahubwo yirwa bwera ese ko mbona wagira ngo niwe ufite icyo kibazo wenyine humura mugabo mwiza turagihuje ubu ninjye utababajwe nuko nirirwa ntaho ubukwe bw'abandi nyamara umenya abakobwa bose na nyina bose bameze kimwe umukobwa wanye niyirwa mu rwerero ahubwo agatahuka wenyine yari yageze hano umusozi mureke yisengere we Imana izamuha none se uragira ngo akore iki kindi ko atari we wirongora ngiye ku biciro ry'imigani urabona ngewe ntakeneye amarwa ikibazo cyawe rero nuko wumva ko ari we wenyine biriho emenya yuko dufatanije icyo kibazo ubu uragira ngo dukore iki epfa ku baturanyi ejo bundi ntibashyingiye umukobwa kuvuga ejo bundi vuga n'ubuzataha ejo bundi ku musozi hariya ntiduherutse kujya kwarura ewe nujya muri ibyo rero ndakubwiza ukuri uzasara sinjyaho ngo nkubeshye nujya muri kanaka ubukwe bwatashye ubukwe bwatashye yewe ndakurahiye nyamara wicaza abakobwa bawe niba hari n'ibyo bahuye nabyo tujye kuvura shiri ndakumva be ahantu se si heza ni heza cyane ko nk'ubu warahatekereje ute koko nari maze iminsi ntekereza ahantu heza nasohokana umukobwa mwiza nkawe ujya untungura muhitiramo hano kinungura cyane kibonera surprise uri kureba tuno tujaride reba ariko tunyoni
uduti twiza duhuha umva shiri ahubwo ujye uryame na hano kuri iki gituza ariko nawe unjyame mu gituza shiri buriya ikiryamye umusinzi ukuntu numva meze ahubwo jyewe ncika intege umubiri wose waba ubizi nuko nyine mba ninya kubivuga ngo nyine rimwe na rimwe utanseka shiri buriya nanjye mba nashiriye mbere nuko utabizi none se ndakumva shiri Karame ndakumva no gikomeza witonda ariko ubizi ko ari wowe mba mbibikiye igihe cyacu nikigera rero wowe nzapfumurira pepi goma nyine ubintega iminsi none sinagira ariko darling Karame umutega iminsi gute ariko buriya ni wowe mba mbibikiye nta wundi ese ariko ko wize imitima ako kari rekenyana ndakumva shira wanjye mwiza Patrick ubu ni rimwe mubwiye koko ngo dukora ubukwe bive mu nzira hause sheri uri murebutishwa n'iki no ngewe amafaranga ndayafite ya ufite ikihe kibazo ariko se pe ubwo koko uretse nawe kubaza ibintu rero kuko urabona nashaka mbere ya mukuru wanjye arega niwe ndindiriye ko ava mu nzira umva kandi ibyo byari ibya kera none urabona abantu babivuga gute niba dukundana reka dukora ubukwe bive mu nzira ibaze noneho kumva ngo natanze mukuru wanjye uzi imyaka ndusha oya sheri ibyo wibigenderaho wigendera kuri mukuru wawe mukira ngo bazavuge ko mfite ubushyuhe bwinshi akazi kawe sheri Karame ndakumva ndi wawe urabizi ariko nyine ihangana utegereze sibyo Yego niho bagiye ubwo bagiye kare okay nari nyobewe impamvu numva hatuje cyane rwose mama wanjye rwose iyo atari aha ngo aba ari mu tuntu tumwe cyangwa utundi haba hatuje cyane okay baba baragera hano nkasanga wese koko si ubwo Bosco urumva kuko nabibwirwa n'icyo abantu bagiye mu bukwe okay nanjye numvaga ndava hano mbasuhuje oya sheri ntacyo uzabasuhuza ubutaha nkanabibwira mama sibyo ushaka se ko bakumenya byaba byiza kurusha humura rero nzakora uko nshoboye ubutaha mbateguze yego hanyuma uze babizi apana nk'uko waje batabizi icyo nkukundira mukobwa mwiza rwose nihebeye pe nahisemo neza rwose ngewe Bosco umva mbese ndabeshye se sheri Karame ntabwo bese nako ntabwo mbizi da oya none se ubwo ngiye tuzagenda njye kureba ababyeyi bawe ryari isaha yose cyangwa undi munsi wabona rwose baba bahari ni karibu mu rugo ukaza nkereka ababyeyi sheri wanjye nzaza sha Bosco nzaza kandi rwose vuba cyane uzabanguke egera hino sha sibyo koko egera hino ase Bosco igihe wamuhobereye koko ntabwo uraruha rwose maze wari wambaye na neza wari uzari ko ndaza ko Bosco nawe uko ubizi se hari indi myenda njya nambara itari iyi koko iyo ugiye gusenga njya mbona wambaye amajipo maremare ariko baka kanya kakajipo ndagakunze cyane rwose urakuze Bosco ngaho mbwira umushinga w'ubukwe rero kuko ndumva ari kuntindira ariho nyine none se muhemo Karame sheri hari igitekerezo nari mfite sinzi niba nawe wakinshyigikiramo pe hari aho ushaka gushora amafaranga oya numvaga njye nawe twakibanira pe tugakora ubukwe rwose Bosco urakomeje se ibyo wumvishe nibyo rwose sheri wanjye njyewe nawe tukabana yego oya ndikumva ndahira sheri nukuri rwose nta kibazo pe ndabyemeye rwose si wumva ni byiza rwose
ahubwo se sheri karameshere wanjye se tubishyire muri uku kwezi se cyangwa mu gutaha wongera ubuguzi ngaho buguza mukanya hariya wewe muri ntebo ngewe rero reka nkurye ziriya ziri mu kinani ngaho nawe hera kuri izo wabonye atari bya bindi byo kunywa hera kuzo wabonye sinkukangira dore nyoya dore hano nari ngiye guca mfashemo tubiri urubuguzi tubiri tumuri tune urubuguzi tune muri turindwi dore ngizi ndazifashe wahongera ubwenge ndakwiye erega ndakurasa uno umurasa umwe sibyo uretse nanjye none nkwereke uretse nkwereke reka mpere hano mu kibuguzo bisanzwe sibyo uyu murongo ufite 7 ni bya bindi byawe kanekereze mbona ziri kukotsa kora mu gisoro shazibere reka nkubwire uretse mbanze ntekereze neza umeze igisoro sha cogo uretse gake kora mu gisoro sha oya by'igisoro ndushaka tube tubiretse nuko subura tsinze buri cupa re oya icupa wenda ryo naryemera kuranze yo natanze mba natanze nicyo nkukundi rugabisha birenge mabuka atanga ataziganya uzazi wigize umwami shaka kandi wanyu muraborusha oya resha ntukamwa uri kumva reka nkubaze ncogo sitabi warariretse gutari tumwe nariretse igikamba nakiretse bo tugiye kuganira izi ntujye ugira amanda ncogoza ntumishe ndaguhisha nteze ntumisha umisha utapfa usanga hakebanye umuhungu wanjye yakwibye se oya umuhungu wawe ni Imana y'u Rwanda ubu nshaka kukubaza bitari ibibazo ibindi n'ubuhora niko urya mukobwa jana wiwawe shasha utankomeretse sha utangiye kuvuga ku bakobwa b'iwanjye mbwira twikize kanira za mukobwa jana nazinywa ryari rero cyaka kinaze kwa kajwiga ejo bundi se shaho ne mwamanutse mu ndoga inzira yose oya ariko namahango he warayabonye muntuka nayabasetsi naya rubandura yafite ndayafite zinurizi narabyaye ibima kosha mwoje se sha abakobwa banye batagira icyo bibwira ndabakosha kandi reka nkubwire mu gukopeza ufite abaso wenda ngewe ibyo byaba ari kwikwa inzara sibyo nyine ndabizi ntiyabura gahunguka mu nugano umva nyine weho wenda abakobwa banjye mujye narabyaye intinyi oya ntugahure ikintu nje nshaka kukubwira sibo nageza akasururu sinagoto oya wasanga caho zinywa za buturisha akaba arizo turi yavuza guhu nkaba nta ruhara rw'inzoga semfe oya reka nkubwire reka shaka atari zo kwihenero sha cyangwa sha niyo kwihenero oya inzoga yo kwihenero nubundi n'umugore w'umunyabwenge arayigira ahubwo kiruta oya wenda se ndambagiriza sha umukobwa wanjye hariya ngewe nzagu mbumuranga muri uyu mudugudu baranzi umukobwa wawe bishobora kuba babenga nshakira umukwe ngewe y'ikizene kuzayinywa ikizene kiki bose reka nkubwire uramenye rwose ntagufata nkurya mugabo wo kugaseke nzonye urabizi ntagufata ko kubera ko uzibuze urabizi zibera ntiwanuka tungana oya urabizi zibera waba uri kwandwa sinagutuka nta mandwa ngira abantu bose barabizi n'urunaka arabizi nta mandwa ngira hari ikintu nkinze akira twongere dutebe oya ntabwo nongera gutebanya nawe nyamara dukina isu igisoro cyawe nagihaze Muhimu ariko se mama ndakubwiye ngo shyira Bibiliya hasi gira vuba nukuri kose ngiye gusenga subira muzi ugira vuba niko nkubwiye akose mama mbwira ukuri usamenya ko ndi umukobwa w'inkumi rya igihe wahereye iwerera imisozi ugenda wirirwa ubeshya ngo ugiye gusenga byakumariye iki ariko se mama bitumye udahera kwishyiga Hasani aba Bibiliya aboneke nayo muzi ngiye gusenga
utagira ubwenge umva umaze kungera mu muhogo ndakubwiye ngo subize Bibiliya mu aguva muri rurugo kuko ne wambira cyangwa gitangiye gukura ibijumba gira vuba Hasoni ariko mama aya wasenze niba Imana itaragusubirijemo nta kintu ateze kuzakumarira nyamara mama wari kureka nkajya kamama twamahira muhimu reka nkubwire maze guhinduka iciro ry'imigani kuri iyi misozi hejuru yawe mama niba atari wowe iyo Mana usenga kuki itagusubiza kuki itaguha umugabo ngo uhure mu gisebo nk'abandi babyeyi isaha y'Imana nigera Imana izabumva mama isaha itarageze iminsi umaze wirukanka mu misozi mu butayu utarara mu rwano hose ngo wagiye gusenga usenga Imana ki iyo Mana usenga niba yumva kuki itagusubiza oya ndarambiwe ndakubwiye ngo subira mu nzu ugira vuba vuba Mana yangiranye mama ahe narize Bibiliya hano mama Shano mama mubarira muhimo utanyibusa intambara asigaye mpora ndwana na so hejuru yawe kuko ngize ne mama utanyibusa ukuntu ahora ambwira ko ari njye utuma udashaka umugabo ngo ari njye wanga kukugira inama hari ikintu na kimwe ntagukoreye hari inama na zimwe ntakugiriye none ngo ugiye gusenga ayo wasenze arahagije Imana izagusubirize muri ayo naho ubundi kuri uyu munsi ntuzongera kuva muri uru rugo oya mama wigari sisemi ndakubwira ngo ntuzongera kuva muri uru rugo ariko Mana ubu koko nagucumuye wiki ko burya ari hinduka iciro ry'imigani kuri uyu musozi ngo ni nyufite abakobwa bahize ku ishyiga ni ufite umukobwa ukuze washaje wabuze ubu koko ni iki Mana yanjye nagukoreye basi niba utakumva amasengesho yanjye wakumvise ayo umwana wanjye isi yose amaze gusenga Shari ivuyeho mu kanya nanjye ndarangara Karame Shari uraho neza uraho neza mwa umeze utera ese ubwo ko utanyishyura ahubwo ugaseka be ariko ubwo biba byandenze urakoze cyane ntiwumva ahubwo umeze uteze ndagukumbuye ntabwo wandushe ni ukuri kose ukuze njye nakubwira haba uzi ko umpamagaye ndimo kugutekereza buriya twahuje byose imitima isigaye iterera rimwe hasi imitima isigaye rwose iterera rimwe neza neza mba numva umutima urimo utera ukunyerekezaho nawe nyibitekereza ukaba urahamagaye Sheri Karame be none se ndakumva neza kuko numva nshaka kubasura ushaka kudusura Sheri rwose nshaka kubasura pe ushaka kudusura kandi ukazahora ubwiye n'ababyeyi bakaba bahari na mukuru wawe akaba ahari rwose twumva muri iyi minsi nshaka kuza kubasura pe umwana none se Sheri ubwo kuza kudusura ari uko mukuru wanjye na babyeyi bahari koko ubwo urumva koko none se ubwo se nyine ubwo ngubwo Sheri ubwo ntihaba ari vuba ujya ntukajye wijijisha ariko tubyihutishije pe nakubwiraga ko nshaka ko ibintu biva mu nzira Sheri ikibazo gihari urabizi twarabivuganyeho pe twabiganiriyeho tukajya dufata umwanya tukabiganira kuko Sheri ibintu byo wanga urashaka ko biva mu nzira kuko narakubwiye ngo mukuru wanjye ndamwubaha ubu koko mukuru wanjye ntarazana umusheri mu rugo ndabona hari n'umuntu uri kuhamagariramo ariko reka tumwihorereho ndetse ndakumva ibyo nakubwiye nibyo kandi nyamara nushaka kubitekerezeho neza ariko Sheri urihutishwa n'iki ko mpari ko ndi uwawe ko naho nenda kujya kuko waretse tugatwara ibintu gahoro ariko si ko amafaranga nyafite erega Sheri ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ubu tugiye kongera dufata umwanya tubivuganeho kandi twe twaranabivuzeho sinzi impamvu iyi topic dukomeza kuyigarura pe kandi uba uri gushaka kundemereza umutima ariko kukuremereza gute be
urabizi ndagukunda sibyo waretse tugatwara ibintu gahoro. Yo mana shimye ko wabanye natwe mu mwaka wose, shimye ko turinze ibibi byose, shimye kandi ko ukomeje kugendagenda aha hantu, shimye kandi ko uri umukozi w'umuhanga, shimye ko uri Imana itareba nk'abantu. Teshaye ni bora zopaye negirize tuteze girire magira trepopotame detaye rakapasha ya tutapaya rakumini mini waya rakumini mini yase uze kuza abana natwe zopaya vuga kuza tugenderera kuruwaya vuga kuza aba mu ruhande rwacu zopaya. Yo mana gitare cy'amahanga uri Imana ikomeye, uri Imana isumba byose, wavuze kuri Imana ishoboye, uri Imana itegeka bikaba, uri Imana yigaragaza, uri Imana yitamururira abayishaka, uri Imana yitamururira abagukunda, uri Imana yo mana yo patutashe ripakasha yaza nukuri nyine uri umukozi w'umuhanga. Shimye kujya wumva gusenga kwacu, shimye kujya wumva mukawera mugana natwe, shimye kujya wumva babwira. Niyo mpamvu tugusabye kumanuka muri iri torero ukigaragaza Mana. Ndakwinginze mugana natwe, natuye imbaraga zawe kuri aba bantu bari muri iri teraniro Mana. Ndatura gukomera kwawe kuri iri teraniro ryawe Mana. Ndatura gukira kwawe kuri uyu musore Mana. Ndatura gukira kuri uyu musore Mana. Ndatura imbaraga zimuboshye z'ubukene Mana. Ndacagagura imigozi y'umwanzi Satani yamuboshye, ndacagagura iminyago y'umwanzi Satani yajyanye. Reka amafaranga yari yaranyazwe yongera agaruke, reka ibibazo by'uyu munsi birangire, reka gukira kwawe kumwigaragarize, reka urugo yasengeye igihe kinini arubone Nyiringabo Imana. Urakoze cyane kuko ubyumvise, kandi uri Imana y'igitare cy'amahanga, uri Imana ikomeye. Roviya pakati ripakashaya tutapaya ripa zopaya arakumini mini waya arakumini mini yasa. Shimye kuvuganye natwe muri iri torero Mana. Nyagasani Nyiringabo Imana, uyu mukobwa yaragusenze, yakwatse umugabo igihe kinini, shimye kumuhaye urugo rukomeye muri iri teraniro, shimye kumuhaye umugabo muri iri teraniro. Mu impundu we ntuzongera kuri rukundi, ugiye kuvuza impundu, reka ababyeyi bawe bavuze impundu nk'abandi babyeyi. Umugisha w'amavuta aturuka mu ijuru aguhaye umugabo kandi wifuza, aguhaye gutunga ugatunganirwa. Nyuma y'amajoro waraye usenga usaba Imana umugabo, iguhaye umusore wubaha Imana kandi w'igikundiro. Mbonye imodoka zinjira mu rugo iwawe, mbonye ubukwe iwawe, w'izina rya Yesu tuteshayini bora zopayine girive tuteze girire Mana. Atira popotame detaye Imana yarambwira ngo izakumini mini waya, yarambwira ngo izakumini mini yasa, kubera ko wayikoreye kandi ukayubaha, niyo mpamvu iguhaye kumini mini sikati. Amen, 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 amen. Muhimu Imana imbwiye ko rwose kubera umuhati wayishakanye, umuhati wayisenganye, usibye n'urugo, iguhaye urubyaro, iguhaye abana b'abahungu babiri, iguhaye umwana w'umukobwa, kandi irambwiye ngo urugo rwawe ntiruzabamo inzara, umugabo wawe azakubaha, ugiye gukundwa, mu rugo iwanyu baguhozaga ku nkeke bagutuka. Imana imbwiye ko guhera uyu munsi bagiye kukubona nk'umwana mu rugo. Nukuri kandi iyo yasezeranije ntabwo igitinda, amasezerano y'Imana iyo yaguhaye niyo yatinda ariko ageraho agasohoza. Kandi rwose ntabyo gutinda, ubukwe bwawe buri vuba.
iburetse kugenda kari iburetse kugenda gatoye se muranshaka ma ngwino n'utunota dukeya yewe saragushaka ko yewe papa nawe asigaye avuga ko anshaka nkumva umutima uransimbutse ubu nuramenyera so yewe nta kugira ubwoba biza papa sinjya mumenyera mama papa rwose sinjya mumenyera ubu se utarinze kwijijisha urumva gushakira iki ibyo se ndabizi ko nsigaye mbona nteye ubwoba shogo ntureba ko ndi mwana yakererewe wamubwiye akanyaruka niko se cyurinya atamuhana ku kazi ndakumva ye kugira ngo sinarindi guhangana n'uriya mubura gasane nubwo naringize ngo ngaruke ngane none mukobwa umubura gasane w'umukise kandi umubura gasane w'imbeba dore yandiriye ikote mbunyi ryarashututse bazarwana n'abantu urwane n'imbeba wabana n'umwe n'abakobwa bameze gutyo ukagiraho injangwe yagiye iyo ushaka rwaga ko cyose ukayitega ubu wakubona urwane n'ibeba usimbuka iri hasi iri hejuru utangiye ngo abakobwa reka nicecekere oya humura nagira ngo nanjye mwamenyereyeho inabi ubundi hari ikindi ujye utubwira kitabona ari kugutinza kari irata yarambwiye ariko se waretse nkamwibwirira umubwire cyangwa nutinda mubwire urakomeza umukereze utyo n'iby'amabanga rata yikurushya duha tutanakererwa ukabura n'imodoka ikugeza ku kazi ko mutambwira muri kubisiganira rega nawe sheri we yaza kumureba nako yaravuze ngo ubanza ngo hari ibyo ntajya nkubaza ngo nkamubeshya ngo nabikubajije bya sheri muri iki gitondo mubyukiyemo ngo jya uganira na mukuru wawe ibyo ngewe aho se muhe impundu ko ari mukuru wanjye twabura dute kuganira mujya muganira ku bintu byo gushaka umugabo kandi dore nabivuze nari ngatanga ibindi mugiye kubyuka mumbaza muri iki gitondo ibyo nyine ariko ibyo byurumva atari ingenzi kubyuka ugenda mu kazi ugaruka uvuye mu kazi mukuru wawe aheze ku ishyiga uba wumva atari ikibazo ku ishyiga riheze hasi nyamara nzaba ndeba kaya ni agatero namwe nimugakabye ni uburenganzira bwe sibyo ubona mwana we nawe nari mfite iki gikiri kari rekera sigaho ngo ni uburenganzira bwe bwo guhera mu rugo basi tujye kuba muri geto nk'abandi bakobwa urungano nibabyaye kare cyangwa muyobewe ko natwe kwikodeshereza ayo gukodesha geto umva ikibazo kimwe dushaka kukubaza mutubwire niba buri gihe ari ukumuzajya umukobwa wicisha make dore ko wagira ngo ujye umubaza ikibazo cyo kuba yashaka umugabo muzabimwibarize oya tubimubaza se n'iryari ko yatunaniye yaratunaniye ariko ese wagira ngo wabarose sumu nawe igihe cyose iyo umuntu amubajije asubiza nk'uko kwawe reka ngende nakererewe ma urumva bose ko yego se ntabwo ari cyane muze ntabwo ari cyane areba ikiburamo byinshi pe ubu icyo udacuruza ni iki dore ingofuri ngiziri iyo nagiye kurangura mu mujyi iyo ngiyo niho usanga amaduka menshi naho twe turapacapaca muze urabifite imitungo urayifite ni gakeya ntabwo ari cyane ikindi kandi buri kintu kimwe buriya nimba utabizi ikintu ubura ni kimwe ikihe muze uti iki buriya iyo ugira ucya ukagira ugufasha uri kumva nk'umukozi se oya umwe utaha ugasanga ibintu yabishyize ku murongo maze akakubera amatero ukamubera amashuka ibintu bikabatera ikinyumvira umusaza pe uri kuvuga umugore ni umugore nyine areka wumva utinze ariko kumva ndacyabitekerezaho kuko ndacyakusanya ubushobozi buracyari bukeya muze abakobwa barahari barabuze umutima barahari abakobwa b'iki gihe ntabwo ari nk'abanyarega ba kera ahubwo wapi wamukura biragoye kereka niba hari aho waba umuzi wandangira muze uvuze icyo uranyibutsa kobosi ko nawe wari nyarwenge gakenya arega nta nubwo njya mbona umwanya wo gutembera ngo ndebe izo rero bosi mwene ntuza mwene nde urabona urya mugabo haraguru y'isi uri hano haraguru y'isantire iruhande rw'urya murima wanjye hamwe mpinga isoko hano haraguru bamwita cogoza urya afite umukobwa n'Imana y'u Rwanda nyumvira zibera pe ninde wamukubwiye so umukobwa bwira uriya mukobwa
ko ufite abakobwa benshi se namenya ari uwe se undebe se shahu usuzumira usuherewe nanjye nyine impamvu numvisha binshimishije nuko hari uwo nari narabutsweyo urya mukuru urya mukuru buriya rero ni umunyabwenge akunda Imana kubi ubwo rero ugize ucya ukabura mwivuganye nyine ukabura mwiyegereje sha reka nkubwire nijoro waba waryandikiwe ni impamvu rwose ndaza kugerageza ndebe ko nzakusanya ubushobozi nka gutumira ukambwira n'abandi basaza bagenzi bawe tukagerayo pe ubushobozi bw'ubutse n'ubw'amafaranga urafite imari n'ibiki ubwenge urabufite nanjye ndahari ngo nkushakire zibera se wagize ngo ibinkozemo natogoza ntiyabyanga nkozemo nawe agakoramo byahita biyoyo oya shaka umugore uriya namubonye ariko nzakubwira sibyo ariko rwose njye nashimishijwe n'ukuntu uyu munsi yitabiriye abantu benshi Kadeshi cyane kuri bari bahari pe ntacyo twashinja Imana twagize ibihe byiza hari amavuta yego rwose buriya nakunze ukuntu uriya mupasiteri yigishije yabwirije rwose nkajya numva ndi gufashwa pe Imana y'umugisha kuri rwose pe kandi yanawucyuye ariko afite ikintu cyitwa amavuta we abantu bo muri iyi minsi rwose barakijijwe bakorera Imana babyitayeho Imana nayo ikururuka ikabaha amavuta noneho uzi ko yakwihanisha ukihana n'ibyo watekereje n'ibyo ariko nicyo n'ubundi Imana idusaba Ive Imana idusaba kwihana ntacyo dusize inyuma tukajya imbere yayo twera twambaye ubusa kugira ngo nyine nayo ibashe kutubabarira cyangwa se kudusanga icyo nyikundira nayo ni umukozi w'umuhanga ndabizi ko twese tubeshejweho n'amabarira ariko rero muhimu iki se Ive ko mbona utameze neza ntabwo ari ukutamera neza ariko hari ubutumwa nashaka kugusangiza umeze bute se ubu muhimu kame urabyibuka ubwo twari mu rusengero bakubwira ko ufite ubukwe vuba Ive amasezerano nk'ayo muranyakira kandi rwose nkunda ko Imana intekerezaho ntitajya insiga njyenyine nk'uko abantu babikora nuko rero nanjye nyuma naje gusenga umukozi w'Imana uri mu mavuta rwose nk'uwo twagize uyu munsi aza kunyirurira ambwira ko burya ari njye mugabo wawe oya kubiki nukuri da Imana yambwiye ko njye tugomba kubana ubwo si umuntu ntabwo yari yavangiwe koko oya pe nta kuvangirwa kuko n'ibindi byose yambwiye naje gusanga byaba ukuri wabonye ibimenyetso byabyo yego maze kubona ibimenyetso birenga kimwe n'ibyo yambwiye naho ibibazo ubutumwa igihe nari mbumuranye ntabukubwira nawe nkibanza kwigenzurira kuko ko ari Imana yabivuze ni ukuri kose urakoze cyane kandi nezerewe Imana mu mutima wanjye yimpaye uwo dukorana umurimo w'Imana ikama rwose umusore uyubaha kandi uyikunda muhimu urakoze cyane rwose hanyuma rero ubwo igisigaye reka dutegereze umugambi w'Imana kuko bajya bavuga ko umugambi w'Imana atari uw'ejo iba yarawupanze kuva na kera ibyo byo rwose umugambi w'Imana si uw'ejo kandi rwose nemera ko Imana ishobora kuwusohoza bitinze cyangwa vuba yego muhimu rero mbere yuko dutandukana reka tubanze dusenge nta kibazo Ive rwose dukwiye kugenda ari uko twiragije Imana yego duhuze imitima dusenge nukuri rero Nyiringabo Imana twongeye kugushima no kuguhimbaza tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga tugushimiye kutajya ureba nk'abantu tugushimiye kandi gukomeje kutwereka mu bihe byacu bitandukanye reka rero Uwiteka Nyiringabo Imana ubwo tugiye gutandukana buri wese yerekeza muri gahunda ze reka utere intambwe dushinga ikirenge aho kivanye reka imitego y'umwanzi Satani yose tuyigizeyo mu izina rya Yesu Kristo reka ubane natwe reka ushyigikire icyifuzo cyacu reka ushyigikire umugambi wawe reka Nyiringabo Imana ukuboko kwawe kutugenda imbere kandi kutugaragire reka ubane n'imiryango yacu kandi Nyagasani Imana ubwo tuzabona umugambi wawe ushyizwe mu bikorwa tuzarushaho kugushima no kuguhimbaza tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen
Cyurinyana semanga data Cyurinyana ndakumva nshogo aho ugiye mu buryohe bw'ibi biryo Umvise ukuntu njye n'umukobwa wanjye Karire tuzi guteka uyu munsi noneho sinzi ukuntu mwabigenje nimba ari uko dufite umushyitsi papa ndadukojeje isoni ubu kuko ni ubwa mbere dutetse neza shogo ntukajya udusebya nawe ukabye ese ko mbona bongorerana amakuru yawe se amakuru yawe ni meza rwose meze neza nta kibazo cogoza ka karinganire nkakubaza amazina rero naho uturuka papa nikarame mwana wawe nyine mugezaho n'ubundi nanjye naringeze nenda kumubabwira ahubwo seretse kwijijisha ntabwo ari watubwiye ko uyu munsi ufite umushyitsi utumye wagira ngo so ntumuzi papa nyine ko ariko se yatubereye rato mama ndakumva kandi uyu ni Patrick wa musore nababwiye dukundana ati wumva njyewe n'ukuri nari nabiketse wavugije Patrick ni karibu urisanga mu rugo iwacu koze impundu murakoze cyane rwose wumve utuje rwose kandi wumve wisanga ubaye umwana mu rugo shaje ubaye umwana mu rugo amakuru kiwanyu yongeye se Patrick rwacu turaho kavura karagwa rwose ubu turi gutera imyaka ndakumva aryo uri mwene ndesha mwene ruvuzandekwe ruvuzandekwe icyo uri nyawe wa musaza ugira ubu yewe ndumva muzi tujya tuganira papa akambwira yuko yaribyaye neza yabyaye umusore witonda pe urambonera ukuntu uyu mwana acisha make twararagiranye pe ni n'umusaza mwiza cyane mukecuru usaraho mukecuru araho ariko agatege rwose ubona ari ntabwo amaze gukura yewe siwe wenyine natwe nuko ibyaha birwara by'izabukuru cyurinya ese kari kutaganiriza umushyitsi cyangwa mwagize isoni z'uko duhari tubahe rugari mumeneho abiri oya mama nta mpamvu rwose yo kugenda najyaga numva babyita ngo ni ugusirikira mpamvu yo kugira ngo musirikire namwe rero namwe rwose nta kibazo mwamuganira sinabivuze ko inkuru nziza ihoze ibiryo ntabwo nkwiye kujyaniganye nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka ukwihora ibimenyetso byose uko bingana ngarutse imbere yawe papa ndagarutse n'ukuri nyumva ngarutse imbere y'ubwiza bwawe nyagasani ndagarutse ngo nongere nkwambaze ndagarutse ngo wongere urwanirire ndagarutse n'ukuri ni byinshi wakoze nzi neza nyagasani uko wafashije dawidi agatsinda Goliyati niko nanjye nifuza kumfasha ngatsinda abanzi banjye dore nabaye ikivume nabaye ikirumbo nabaye udafite icyo avuze papa byose bitewe n'uko nabuze umugabo papa ndakwinginze ngire nyumve ngusabye umugabo kuko mukeneye ngusabye umugabo ibihe nk'ibi nyagasani ngusabye umugabo kuko maze kubudiyone aho ngiye hose banjyanira inzara abo mvugishije ntibazimpa agaciro mana ndakwinginze b'ikimenyetso
Ikimenyetso papa, ikimenyetso ko byibuze iyo ngusenga ubunyumva, ikimenyetso ko Bosco azambera umugabo, cyangwa ikimenyetso ko Yvan azambera umugabo. Ndakwinginze mara yanjye, ndakwinginze ko naretse byinshi nkagukurikira. Ndagusabye n'ukuri w'inkozi isoni. ubuzugira ngo ntuyarutse mwa ndanyarutse ariko bwari ubutumwa nagiraga ngo mbashyikirize mite ngaruka ku iduka ndebe uko byifashe batazavaho banakwiye naho zibera kuri ka gatekerezo wari wambwiyeho ubwashize igihe wari wansuye iwanjye hamwe ucururiza mu butiki uriya wari wambwiye yuko kuguma njyenyine nta mufasha bitambere nahise mbishyira mu bikorwa ndavuga ati reka wa mukobwa wanyeretse naramushimye pe Imana y'u Rwanda noneho mbitekerezaho ndavuga ati reka nze nkurebe noneho undebera abandi basaza nka batatu cyangwa bane n'abandi bakecuru nk'uriya w'iwawe rwose tugende abanda bafite igiseke munsabire uriya mugeni rwose igihe ni iki pe uri kumva yego amafaranga urayafite ni makeya ntabwo ari cyane se umutungo urawufite ni gake n'ubwenge urawufite sibyo bityo rero nanjye ikintu nkwemereye yego musarega ndakwizera rwose ufashe umwanzuro w'umugabo kabisa nuko uhagurutse ukagenda none ahangaha ntaguhaye kutuganura oya nta kibazo ubwo butumwa nibwo bwari ubw'ingenzi muze uri umuntu w'umugabo ikindi kandi yego se uri hafi mumbe gufasha ndi hafi yawe uri kumva numvishe bavuga ngo gushinga n'urugo biragora ariko nukumba hafi bikanoroha uri kumva mwa sinzi pe none ngewe nzagufasha sibyo dore igihe uzashakira tuzayagufata irembo igihe nikigera tugire ducya musezerane kuri komini imbere y'amategeko icyo cyo nicyo rwose nanjye nshaka ikindi gihe nikigera mugende rwose njye kugusabira ariko ngira inama ari inka no gutanga amafaranga inka bakazayigurira inka niyo cyambere inka niyo mu muco nyarwanda yahozeho uri kumva nayo ni ukuyishyira mu bikenewe none nicyo cyambere ubwo nshakire noneho umuntu ubisobanukiwe inka nziza wajyanira umugeni rwose tujye kuyishaka ku isoko nuko nitugira duke rero umwibikeho rwose ariko nawe uve uriya mukobwa ndamukunda uve mu cyiciro cy'abasore ugiye kuba umugabo ariko kandi nimba nkubwira uri kumva rwose igitekerezo ni inyamibwa kurara njyenyine ni inararibonye burya nkurusha ubwenge bakuse ibi bigutiye wararanye ko numva bihanda cyumenya ko umuntu aba yinaniriwe ubona mba ntarushye ariko hari bibirangite iyo mvuyemo hano mu biraza mu byirizamo abantu mugabo hari umwuka w'abandi bantu wumvisemo twumva mu tuntu tumeze nk'ivumbi ariko shogo ushize ngo ntabwo nyamfura niko mbwiye shaburetse kandi wenyumva nabi irindi vumba uvuze n'iri kirayo na nitamira niba nibitanga ariko se ko numva wishikashika ntabwo uzi ko ari mu gicu mubi nawe ahantu ukura nta gihe na kimwe uraza uvuga neza hari ibyo biguti uvuga nabikuramo uzi ko wagira ngo ni amaguti y'ingana ariho inshunda z'inzarwe kora yanjye se nayawe jya ureba ibikureba ibyanjye urebe ngaho reka turyame ariko se ubundi cyure nyana mugore mwiza
nyuma y'ibigutiye se mpindutse umugore mwiza ara ariko rwose none se njye ngushimagiza ntaraguhanura ngaho vuga ndakumva kuko mbizi ko ibyawe ari nabi nta kizu ujya uvuga reka tureke no gutongana ariko intonganya ni na nziza igihe zakanga umushuka n'ibitotsi biraje reka n'ibyabiro uzaba umbwiriza ndumva ari nari kubwira umbwira icyo ariko wari sinkuryamira nubwo turyama ariko ntabwo uzi we ibintu tuba duhanganye nabyo umunsi ku munsi ibyo byose ni wowe byitera n'udashaka gutuza umutima ngo wakire ibintu byose uko biri wumve ko igihe kizakera bigakemuka nta ntambara ndakurahiye uzagera aho urwara umutima dore aho cyura inyana nibereye nta mutima nteze kurwara ibibazo ntibikemuka nzaguma mbe cogoza ibintu byose wabigize intambara akabaye kose ngo kwe akabaye kose induro ubwo wa mugabo we mahirizo yawe nayo ngaho tubireke tutavaho twandwa urare neza umirije urare neza ngaho reka nisinzirire ariko mbere yo gusinzira wa musore mperutse kubona hano aza kureba Karere ari ubwo baganiraga ibiki ntabwo wabo nta kanunu nyaboneka ajya ubaza abakobwa urebe ko bagira ibyo bibwira nta n'utubari ubona bata mu byumba byabo ko aribo bakoreramo amasuku kiriya cyohe cy'umukobwa ngo nimuhe impundu ko nta kintu nyigitezeho koko aho yawe urambwira ubwira iki mbe mandwa za mama ku nyana ya Nyirarunyonga ku Rukebano nahuye n'akaga ndakambura data kadupfe kuba turambitse amaso waryamana ibi bibazo Niko Ivi Karame irega mu bubiri neza uyu ni murumuna wanjye nkuko nabikubwiye yitwa Karire mundu ntukajye untera isoni koko mpobereye siko mbona guhobera nkaho oya birahagije da wese uragira ngo dukabye ku mugani w'abandi suzanyije birahagije rwose byari ibyo rata Kari uyu rero Yves turasengana inshuro nyinshi rwose tuba turi kumwe ahantu hatandukanye twagiye gusenga sibyo se Yves ndeba gutyo mpamvu nari nkurebye nabi nibyo gusa se rata nimba kubikubwira njye kambikubwira wese ko ntari akabati k'amagambo ibigize rata turakundana ariko muhimu hari utuntu twinshi aba yanga kumbwira kwe none se ntari buzabimubwire ariko numvaga noneho atari ngombwa ahubwo rata Kari ndakumva ukuntu ibintu byacu turi kubigenza cyane muzamumpa muzantangara bitwara neza nyine kugira ngo tumugwi nanjye mbigizemo uruhare ko shaka rero nawe uri umunyarwenya nzitwara neza nte uzabanza unyicaze ahantu ubundi nawe urabyumva hashye koko hadashya kuri wenyine none azangurira ibyo nta kibazo rata anyway Kari nishimiye kumenyana nawe nanjye ndabishimiye nk'umuntu twitegura kuba umwe mu muryango kandi ni karibu mu rugo murakoze cyane tumva rero mubaye inshuti utangiye gufuha se ko nawe utangiye no gufuhira murumuna wawe koko ari cyo mvuze Kare dusezera ujye kuryama turangize oya bose ntabwo ari cyo nshatse kuvuga ahubwo muhimu umva ndananiwe wumve ngo ndananiwe yego disi mba nkumva reka mbanze nihengekeho gatoya nyine mube muganiriza umushyitsi ndaza kuza nyine mbyutseho gatoya ntacyo najya kugenda ndaza nkubwiriza umusezeri Yves ni karibu urakoze cyane
reba sha izibera zitangiye rwose oya bwo nabona zitangiye kugera ku kameme rwose zifatanya n'ibibazo. Reka nkubwire burya iyo nkuru nari ngiye kuguha narebye ndavuga kanyigurere mu kabari ariko sha uri umuntu w'imbwa ukaba n'umugabo ishyari. ndabizi inkuru nziza ntacyo ntwaye ngewe baranzi bakuzi bate icyo nakubwiraga rero sibye amateka yawe kera ko wibaga ukaza kubatuka. icyo nakubwiraga rero wa mugabo we zibera karame kagira imana zibera ngewe nduwaswe ntibitorowe twashogoza sha shogo reka nkubwire wowe uw'abakwe bacoboreye barabuze bw'iwawe barabuze ariko sinzi nuko bakugeza imbere ndayirasha iwawe rwose zivuga neza ngo hinkase sha iwawe rwose imodoka zigiye kuhata ariko ko nyewe nigeze kwandika ibaruwa ngo umusore uzaza gutwara umukobwa wanjye mugereke n'umushyo ngewe ngaho ariko biracyari humura uburere imana yagusubije nyabingi nimba uri usenga yagusubije nabundi no mu rugo baze kunsindira umuzimu w'icyaka banga no kunsindira wo kugumirwa kw'abana bawe. umva nkubwire uri kumva ikintu cya mbere ugomba kumenya umenye ko bose reka atari bya bindi byawe byo gutebya turi guteba. reka nkubwire bose ko urya wa hano ku santire uzabisubiramo dore dodo uriyicuriza hariya dore rugurino ruguriye nk'iyano njya nca kuri wa mukoki wananiye ndaza kuzasibisha umugani. burya uriya bose ko rero niwe ufite amangazini niwe unuganuka umukobwa wawe ashasi uriya mwana w'umukobwa useshaho ufite isuma ry'iduka oya n'ubwiza arifite rero azi wanjye tera abaye umukwe wawe kabaye ariko se nanjye ngo umusore ufite iduka rwose n'uw'ikijura ngo aze nijoro mufashe amutwara amacuho bamunyuze mu ntanzi z'urugo. icyo nakubwiraga rero umukwe mwamubonye azibera umbwiye inkuru nziza ejo bundi yazize atya amagara baguha kandi kagwa n'ubwo karimitendesha wowe upima mano arariguza uri kumva ukuntu iyi nzoga itangiye kuba ndende. ikintu ndi kukubwira rero burya muhungu bose kwagira atya azi wanjye yareze shaho tugiye kubashyingira babiri ashwi tegeka wumve hageze iwanjye ati rwose cya gitekerezo wangejejeho naracyuje neza cyangwa ari inyamibwa nanjye ni urabizi inka ya rumonyi uwo nyine igitekerezo nari namugejejeho cyari cyo gushaka urya mukobwa wawe harya ni muhimu kandagira hasha rwose ndeka nkubwire rwose ntabwo uzongera gucensha iwanjye ubwo habonetse inzoga oya byabaye urava muri ya miseke yawe mu bivuzo ubwo rero wumve nywa amarwasha utangire kwitegura mu minsi mike azaza nizo udusakase shaka kuri twa tundi oya ibindi muzirwariza ariko babona bagira amagambo bari bavuga iki koko reka simbizi nanjye babyanyoye hanyuma ko abasuwe n'umukwe koko ibyo bihora rirenga. aha mama siko ariko yabaye ariko si ubwari uko akazi nikazakwica wajya unafata umwanya ukaruhuka hari igihe biba ari ngombwa gukomeka akazi simbizi ariko zaratumye nanjye nayora ariko ni ukuri kazagutangaza mwana wama uzajya ugabanya pe
kazi kwihorera unyihera amakuru ashyushye. Amakuru se y'iki kandi? Ushyitse aracyahari. Ariko wa mukobwa wabaye uti ubu se yaba akiri hano akora iki? Akaniruza umukunzi. Ubwene iki se ko ari umukunzi? Turaziranye mwana wa mama muhimu. Turaziranye. Yakaza n'abasore hano. Sha rero yagiye. Sise. Sheri sibiki. Shakari Imana nimfasha nyine bizagera kure. Niwe turi kumwe muri iyi minsi. Narigiye gutera impundu riko nambaye kakana. Mama yanjye amagambo ugira uko wagira ngo niwe mukuru. Ahubwo se ufise nyina ku kantu k'ubukuru. Kuzimuza ko ari we wanzitiye kurongorwa wa. Ngo iki? Gute se kandi? Jewe ntabwo nashaka mbere ya mukuru wanjye. Koko. None se ubwo ntabwo wigoye we? We ntabwo ari ukwigora. Umva niba ushaka bibe ryari nzagutegereza. Kuki? Nzagutegereza pe. Oya Kari, oya rwose vana ibyo bitekerezo by'ubugoryi aho ngaho. Nubona umusore ufite gahunda uzamusange. Ubu uragira ngo koko uzabe nk'uko nanjye birirwa bangira. Hanyuma se kumbwira ngo nimbona umusore ufite gahunda nari mwise gahunga. Ewe nzara wa mugani ngeze hari indi muga. Kurimo kumbwira ngo nimbona umusore ufite gahunda uriya wawe nta gahunda afite. Shakari ko mbizi pe gusa nyine tumaze iminsi duhurira mu bintu byinshi pe. Kandi nyine Imana nimfasha nk'uko nakomeje kubivuga hari igihe ari we tuzakorana ubukwe mu minsi iri imbere. Bagiye kubisengera nanjye mufitire byose iravuga ariko wagireka kwibesera aho ujya usenga ryari. Kandi utanditse mu ko kuba ntagera mu rusengero ni ngombwa ngo ngere mu rusengero aho basirimba. Erega aho 2 na 3 bateraniye Imana ibihari. Aho ujya uterana nawe se mukavuga. Ubu se njye nawe na mama ntabwo 3 buzuye. Ariko Kari reka nkubwire ntagenda ugomba gushaka nubona umusore ufite gahunda ubwo bugoryi buvana. Sha dore ko bavuga ngo iki ngiye Bosco wagira ngo barandoze pe. Umukobwa gasozi gatuweho n'abasore barenga 100 baramwanze. Ngiwe Bosco ngo nuko nasohoka mu iduka nagenda ari nge mwikururira. Singiye kurongora umukobwa wo mu batindi. Eka ngiye gushaka umukobwa mwiza w'ikizungerezi ufite n'ifaranga. Reka nahura na kiriza y'amafaranga akajya n'iwabo akabaguza. Ariko se nibaza kumwanga muzehe zibera wo nari naratumye kubwira abiwabo ko nzajyana uriya mukobwa we nzamuhera hehe mubwira icyo kintu. Apa nzabimubwira sinzabura uburyo mbimwumvisha. Oya ariko Muhimundu yarakuze rwose. Yego nanjye sende kugaruka bwana ariko ubukwe bwanjye nawe wapi. Shaka mu nka zikamwa nawe ufite izawe zikamwa ukaba uhagaze neza uri umugabo ukomeye. Uriya Muhimundu wapi. Ariko ngiye kureba uburyo nashaka zibera mubwira icyo kintu hakiri kare bataza kujya aho ngaho bakajya no mu myiteguro bagakora ibiki n'ibiki kandi umukobwa wabo ntazamujyana. Ashwi
ariko shogo koko nakariya kariya kajumbujugu uransekeje kuva mu gitondo nibwo nsetse akajumba kamwe gatakara hariya ngo nako ninjye kugatora ngira urugwiri rwananije ujugunye ibiryo ibintu byose byabaye ibyishimo ngo ibyishimo by'akajumba se utarebye muri bya birere bazanye cyakora reka nyene gatoragure ngahekenye ubanza kari gakobeje ko nari ngataye mukanya yarumbwiye ko kafe nyiro gahekenye nagira ngo nkurebe sinarinzi kukomeje umva rero nkubwira ariko kararyoshye gahinda uyu munsi kashize pe agahinda ubundi se wari ugafite yamanga data ariko ibyawe byose ni uguhora uganya cyurinya ndakumva shogo izuba riherutse kurasa ndi ku gasantere nakada ryaraseye kuri kakano kajumba se oya kandi se byagenze byarashe ndi kumwe na zibera mu mwanyi wawe se mu mwanyi rekada twari turimo turabuguza igisoro kagira inkuru turabuguza ndamuteba aranteba tuguma muri urwo azanamo inkuru nziza ati kireba ati rero ati ufite ubukwe ati dufite ubukwe na kwazibera se wa mukobwa wabo bagiye kurongorwa oya se kandi none se ubwo yakubwiraga n'ubwanwa umukobwa wanjye ngo yabonye umugabo ambwira ko tugiye kuzinywa ukuri reka nkubwire gabanya kandi uhagarike kunyitira umwana igishuba zigo nukuri aho bigeze maze kuruha ubu ni ukuvuga ko wewe ko yitwa Muhimpundu ntabwo ari we wari mwise rwose wici ubu se ni njyewe wiyanze simbaye imbwa ku gasozi itabyara oya yewe igihe nikigera impundu wamwitiriye azaziduha nawe reka gukabya ngo igishuba zigo ubazagira rubanda agire natwe ababyeyi bamubyaye reka rero cyura inyana wanjye dore inyana nazo zaje z'abana bakobwa ariko urimo urazimiza mbwira neza numve ahubwo mfasha ubukwe bwanditse mfasha ahantu dukuru tumera umbwire n'abantu tuzatumira igihe nahereye ntwerera kirahagije ubu namamera nongera gushaka uyishakire ntuzongere no kumbwira ibyo amasari yawe arateguye ahubwo kugira ngo twongere nakubwiye ko ntabwo nzongera gutaha urubwa rw'abantu aho rungeze maze kururambirwa oya ntaho nzajya uzijyana tugiye kwijishura urubwa twebwe se turwijishure ntabwo hari uri kumbwira ngo ni kwazibera ra nani nawe umenye utangiye gusaza ikijumba zo kirasindisha mbwira neza ariko nguteze amatwi yicisha amatsiko ndi wa mukobwa wacu mukuru uri saziyo Muhimpundu se yewe uriya byagenze bite se kandi ariko bigiye bamuvugiye ntibaruha ari akanunu yuko rero nawe byawe biranshobeye ngo zibera ngo Muhimpundu none sura musaza ni iwacu ndi kukubwira ngo ushaka ahantu dukuru tumera umva nkubwire dore ubukwe burejo bundi ubukwe bwandarigwa nawe nanga bwa Muhimpundu ayiwe ngewe Muhimpundu wanjye se nkuko nabikubwira ndeka nkubwire ejo bundi turi kubuguza zibera yanyibwiriye ko wa muhungu ufite amangazini hariya ruguru agiye wa muhungu wese bose ko gagiye kuza akatubera umukwe nyabo oya pe oya shogo oya wimbeshye nyamara ubukwe bure oya wimbeshye ibyo bintu wabirose cyangwa kuko nizibera wabikubwiye ndakubwiye ngo ahubwo tuzatumira abantu nta kibazo rwose none se ikaramu ibintu bashakaga kukubwira nagira ngo umbwire nimba ufite umwanya urambuye kugira ngo tubiganire oya hari utuntu nari ndimo ariko rwose ntabwo byakubuza kumbwira ntacyo icyiza nyine wowe wabanza ukaturangiza wamara kuturangiza ukaza kumbwira kuko nshaka ko tubivugana uri poze nta kindi kintu cyo kuvangira huye shayi huye rwose wijya kuri kuko ukimara kumuhamagara nahise mbireka njya kwicara ahantu hatuje kugira ngo tuvugane numva ndi stable ahubwo wambwira none se ni amahoro ntabwo nakubwira ngo ni amahoro cyangwa se amahoro gusa nuko biri kose ni ubutumwa ngufitiye Imana se hari ikintu yambonyeho kigenda nabi sinzi ko
kubikubwira neza ariko urebye biri hafi ukuyishaye no kuri rwose ndi kugerageza kandi nyine Imana ni Imana imbabarire byanga bikunda buriya yabibonye pe yakuntumyeho ngo ukise ngo nkore iki ntabwo nzi ukuntu uri bubyakire cyangwa uri bubyumve kuko nanjye biri kungora kubikubwira ya nta kibazo mbwira erega njye nahamagariye gukorera Imana kandi rwose Imana igomba kunkoresha icyo yampamagariye ndumva rero kumbwira icyo Imana yakuntumyeho nta kintu na gitoya bitwaye rero bagira ngo nkubwire ko nyuma yo gusenga Imana ahita nkayibaza kandi yambwiye ko tutakiri kumwe ubu utakiri uwanjye rwose guki nakiri wowe ushatse kuvuga iki nashatse kukubwira ko Imana yambwiye ko njye nawe tutagomba gukomezanya urukundo oya rwose iyo ntabwo ari Imana wibeshya Imana yanjye ntabwo yakubwira ibintu nk'ibyo oya ntabwo bishoboka inyanga nyine mu buryo bwiza ariko rwose wibeshyera Imana pe ndakwinginze wibeshyera Imana ni ukuri ibyo nabyerezwe nyuma y'iminsi 3 afashe y'amasengesho Imana yanyigiye nawe ibyo kuntu tugomba gukomezanya utakiri uwanjye ariko icyiza ni uko hari ibyiza guteganyiriza imbere kandi uzabona oya rekeraho nta byiza Imana integanyiriza utarimo gusa urabemukiye ariko koko Mana nagucumuye iki ubu nzabona umugabo bigenze bite koko ngaho ugera umbwire uvuye kurangura bwa gatatu se shaho tubwizanye ukuri yego zibe hariya ntihahise huzura noneho ntago huzuye neza ufite kari gake aha amafaranga ni makeya cyane naho ubundi ndabona amasaha yegereje hari uwabashyikiriza ubu butumwa nkabona ubugaruka mu kazi kuko ubu bakiriya banegereje bambuze nyine kuri cya gitekerezo cya wa mukobwa Muhimundo maze ubona ari nashimye juvuga tugiye kuba umugore wanjye mu minsi mike rwose uramwivugana ntanakura mwifunga ndacyakubwira nanjye naricaye mbitekerezaho usanga rwose kubana nawe ntacyo byakora sanga kubana n'umuntu ntakundanye nawe igihe kirekire bitagikunze kandi munyumvire rwose oya rwose zibe nabitekerejeho neza ko narangije kugenda nkayibwira se Isaka yibwira nyina mbwira oya namusubira imbere gute nasanze bitagishobotse noneho mpitamo kuza kukubwira mbere genda ubibibwirire imyiteguro genda ubibibwirire ubu nagenda rero nkurura inkweto nk'ufite amakashi mu mayasha mvuga ngo iki ariko mvugene nanjye nabitekerejeho ndavuga ataho kugira ngo mbane n'umuntu umutima wanjye utamwishimira umukobwa atwaye iki ugasanga ejo turashwana turaguruka n'indi uri hasi n'indi uri hejuru ubwo turya dufaranga twawe rero namwe arega mwaba muta umwanya muza ngo mugiye kutugira inama ubwo mwangishije ko nta kintu afite nta kindi oya rwose umutima wanjye ntago ariko muzi ko utari ikigoryi ubu ngubu nawe mbwira ndagenda mvuga ngo iki wagenda ukabasobanurira rwose umukobwa wanyu Muhimpundu arongeye abuze umugabo uwo yari afite birapfuye bwira none se aho kugira ngo musende ejo cyoroshye rero yego umusende ejo niko cyoroshye rero ni iki ushobora ugenda ubibwirire ubibabwire uko bitagishobotse kuko ntago namwishimiye nawe itekereza wabana gute n'umuntu mukubakana gute urugo mutishimana ariko ibintu ndi kukubwira nibyo reba njyewe mvugishije amangambure turi kumvikana bose ko turi kumvikana wewe ntabwo ari wowe
waje kunyibwirira biriya bintu ntabwo wansanze hano nicaye munsi y'umuvumu hariya ntabwo nabihaye umwanya mwinshi ngo mbitekerezeho neza rwose oya none se mama amashuka ntabwo nayaguhinduriye ntabwo nari nagera mu cyumba ngo ndebe muhimu ariko buriya wabikoze ndabizi ntabwo ujya umbeshya aha nabikoze yayandi nayo nayamesha ko muba mwitotomba iri ni iryo saha ryo gusasara musasara uko umuntu agiye kwirya nawe jya ureka bakubwiye ko bagiye gusasa cyangwa kuvuze ko yarangije kuyahindura si ibyo by'ibiringiti n'amashuka murimo ariko wagiye wumva ibikureba wa mugabo we ntabwo ujya ureka gukabya ni deseri se umuntu agiye kurenza ku biryo muhimu igire kwiryamira mwihorere aryamye nahame hano tuganire undi ntaba yirwa mu rubuyero abongera ariko shogo ubu nutangiye mva nkubwire muko genda wiryamire muhimu genda wiryamire mwihorere aryamye oya mama icazwa hariya ko nawe umeze nka nyoko ariko se papa kuri kuvuga wa mugabo we inawe ugira izaguta ku gasi akagase ntataweho naka dore ngo uwo yicaye mama we ngaho mubwire ushira agahinda kakuri ku mutima ko yicaye se ukaba utamubwirara cyangwa nigire kwiryamira n'ibiganiro byawe n'umukobwa wawe nge sindi banabuze naho mpera ndavuga kuri gose niko mukobwa karame papa ubona ndi imbwa muri uru rugo ngewe kuko nabivuze nyumvira ikibazo wajije umwana ni gute utangiza imbwa se ni gute utangiza imbwa gute se kandi papa ugute koko na nubu ntacyo uribwira uranze amenya kukiya ariko se papa kuko uragira ngo nzibwire iki mu mbivuga ko nta kindi wari bumenye warabuze n'ubwenge ntago ari umuntu ntiwanze kujya kuryama muhimu hama hamwe bagusomere wagize ngo so ndamuyobewe ibi bintu duhora tubipfa umunsi ku munsi nta kindi ari bufashe ndenge impenge 3 nzana cyura inyana turakubyara tubyarira ubusa nka cya gisimba cyo muma no kuri kose ntabwo mwabyariye ubusa ndahamya ko isaha y'Imana nigera izamo umugabo rwose nanjye nshaka mbese nawe kandi isaha y'Imana amasengesho yirwamo niko turi igihe wasengeye iyo mana yawe yaba isaha yayo yarageze ibitarakugereyeho nakugereka nukuri Imana igena igihe cyayo ko ishatse kandi nta muntu ujye yibwira ngo ukora ibi cyangwa ukora ibi ndaza gufata amasuka n'amapiki njye kurima mu cyumba cyawe ndebe ko adahambye mu muzimu wakuze inzuru yawe shogo nubwo njya nkubwira nabi ariko nanjye yo nsigaye ntekereza ngasanga uyu mukobwa baramuzinze ntabwo ari gusa ni ikirogi uyu mukobwa asazira mu rugo gutya reba ukuntu ari mwiza ariko yabura n'umuntu usa kumubaza izina mbwira ukuntu ariko ejo bundi niyanze kujya kuhira ariko mama niyanze kujya guhinga arubwo acyahirira inka ngo agiye gusenga akazi ke ni bibiliya no mu nsengero no mu byumba by'amasengesho ahantu hose niko kazi ke nta kandi akora nabonye afata udutenge ngira ngo yashatse ngo yari amaze mu masengesho iminsi ngita niyo mana se yahora asenga kuki numva ngo iyo mana musenga ngo ibahabaga umva nkubwire shogo sineke wamanzi oya uramubwira inama aho bigeze nukuri nanjye maze kubona ko ari uyu mukobwa ntabwo ari muzima ahubwo tuganiye abavuzi urarira umugabo tumujyane kumuvuza kuko ndabona bitoroshye cyeka ni nakirago ubu se twazaguma muri aya ngaya bikagenda gute muraguriza oya shogo wikwirirwa uvunika gahunda niyo tugomba kujya kuvuza uyu mukobwa uva wa gikobwa ngewe utarinda aho untesha umutwe ariko nukuri papa nawe mama njye bamaze bamaze kumanurira kenshi ko mfite ubukwe bwose ni mwihanga ziba n'ahangaha muri salo utarinda untera umwaku ngewe dore cyura inyana ndakumva nshogo cyura inyana ndakumva ariko ngo utizeyumva nimba atari umuzimu w'iwanyu umubuza gushaka yabaye uw'iwanyu se kuki wita uw'iwacu aya ndabona ari uwo mu bagore oya ni uwo mu bagabo iyo uwo mu bagabo ubu aba yarashatse nk'uko nagushatse nanjye aba yarashatse nk'uko nagushatse reka nigiye kuryama mutarinda wo muntera umwaka egenda uryame naho ijya kumbwira ngo ni umuzimu w'iwacu by'ubyibagirwe
akora nimari n'umunaniro usiko neza numva neza ibitotsi byanjyanye ariko rero kwitegura ubukwe buravuna neza umutwe washyushye kubita hirya hino ibyari bimvunnye n'ubundi ndabona bimwe nabirangije kuko nk'ubu nk'abasore bazanyambarira kositimu zabo zarabonetse na rugabire ndabona narazizanye okay akabati ko mfite ndabona hari ntago nakwirwa nkahindura kakarahagije kanisaho rwose kuko ndeba n'abandi bakire rwose usanga nabo bafite akameze nk'aka amafaranga yo ndayafite kanebe ne kuri groupe WhatsApp ndebe uzi ko abanywera bamaze kugeza ku 400 sha ubwo bwatashye pe bwatashye rwose imyiteguro yanjye ndabona ibintu byose biri ku murongo ahubwo reka nze mpamagare ihogoza ryanjye Karire nawe numva uko imyiteguro imeze ibyanjye byo ndabona rwose nabisoje ntabwo se barayifata ko nzi ko nawe ubu byamucanze ariko si abantu bakiriho baragenda ryari ariko ubundi ubu bosike ikintu yanumirijeho Ego sira bushete se mbona bazanye hano n'izacu de yewe mo cyakora bosike agira akanya yewe ibyo mu biherezo uriya mukiriya agenda ari kwihuta ariko bosike agira umutima mwiza da muhemu karame bosco nizere ko ntagutindiye pe nagize abakiriya benshi oya nta kibazo reka mba mbibona ntukagire ikibazo umbabarire niba hari izindi gahunda zawe wari ufite na kwisi oya da nta zindi gahunda rwose nari mfite navuye mu rugo nza hano ku isantere ari weho nje kureba uyu munsi ntabwo murepita none oya uyu munsi nta repetisiyo dufite nyine ndagushimira yuko witabiriye ubutumire yego sha Bosco rwose nari mfite amatsiko y'ikintu ushaka kumbwira turi kumwe twavuganaga kuri telefone gusa natunguwe no kumbwira ko byihutirwa naze kukureba nanjye nicaye mbitekerezaho tumaze igihe dukundana ndabizi rwose Bosco nkukunda nawe unkunda ariko ibyinshi twabikoraga mu ibanga ushatse se kuvuga iki Bosco tubishyire ku karubanda urukundo rwanjye nawe nta bantu benshi bari baruzi ibyo byo rwose kandi nibyo byiza uburyo inkonihera igihe ntabwo ari ngombwa ko abantu bose babimenya none se ushaka ko tubishyire ku karubanda ahubwo ubwo mbona nta bakiranye gifite kanege kaho ku rugi twicare mu nzu ataza kugira umuntu utuderanje kumenya kuba Bosco ubu ni amahoro koko oya humura rwose nta kibazo kandi urabizi ko nkukunda urakoze cyane Bosco none se n'icyo ushaka kumbwira hafunzeho okay ajya asukinywa agafata ubuye si wari wayimaye se nta kibazo ndabanza amaremiye ahubwo winyicisha amatsiko mbwira sha uretse nyine ndebe ko ari agakomande nako tubanze dufateho oya Bosco ibyo ntabwo byihutirwa rwose ko mbona umucuma yazanye ahubwo n'inyama namubwiye nari namubwiye ngo azane imishiti 6 none azanye 4 oya humura rwose ndarya ruko maze kumva ikintu ushaka kumbwira nyine urabizi
tumaze igihe dukundana ndabizi ariko naje kugira impamvu isaba yuko urukundo rwanjye nawe twaba turuhagaritse. No Bosco ngo bisi urukundo rwanjye nawe turuhagarika. Uko byumvise niko biri. Aho ya urabizi pe ntabwo bishoboka Bosco. Murimo ya Bosco humura ceceka niko wowe humura Bosco wirira rwose mbabarira wirira rwose mbabarira rwose wirira Mutanguranyanze Bosco cyangwa reka nze aranyanze humura rwose atangiye kurira cyane ubwo wo gusohora hatagira uwumva urira muri iri duka akagira ngo hari ikintu mukorera. Haguruka dusohoke. Ceceka ngiye gukingura aho utabona uri kurira rwose. Ceceka humura rwose ceceka humura erega sinjye muhungu njyenyine. Uzabona n'abandi rwose, wabona n'abandi basore beza bandusha ubukungu rwose. Humura ceceka humura rwose humura ntacyo uzaba pe. Uzabona abandi basore beza kandi bagukunda nawe ubakunde rwose mugubakane. Mwana wanjye rero ibi biryo biranatera umunaniro rwose. Umunaniro w'iki pa? Nimba ari ubushyuhe nuko nta gacupa ahubwo njye ngo nta gacupa ma n'agacupa yavuze ngo wabona yafashe genda umuzanire bwo se ntiwumva icyo se ashatse kuvuga. Genda mu mbere umuzanire asomeze Cyurinyana waba kagenda rwose njye kukazana ma banguke ubwo yatangiye kwivugisha buriya kabaye. Cyurinyana se mugore nkunda wagira ngo ni icupa ryonyine ra ko nawe n'amatsiko arimo. Amatsiko y'ikise kandi ni ibya mukobwa wanjye. ese urumva ari wowe wenyine yishe se murimo muramvuga ma kare ntukageze mu cyumba muhereza mama ni inywere maze ayo matsiko yawe ahoraho n'abanumva. siko nsohotse nkumva musigaye mu ariko se winywa wenyine nanjye mpereza tutubwire twiranywa amatsiko. Wowe yatangiye kunywa inzoga ryari somaho gake ibintu usigaye mbona bisigaye bintu. None se hari urukundo rutabamo gusangira byose? Hari igihe uba ufite akanyamuneza mugani menya impamvu yabyo. Rega mujye musoma gakeya gatuma hazana kenshi. Rero tubwira ayo matsiko twirira muhimundu se Mumunda bayahuzeho gato. Iki kipa ntiyabaye icyo ntazate. Icyo ntazate pa. Ndekere icyo ntazi ndekere icyo ntazi. Ntacyo ntazi rwose jewe iyo mututse mukuru wanjye gutyo mumuburabuza birambabaza. Mutumye aka kagage gahinduka ibivuzo pe. Ani mubireke iyo cyagiye ntabwo bitureba tuganire ibyatumye twiriranwa amatsiko. Ma nawe pa Shikarameno hari icyo nashakaga kubabwira. Tubwire n'ubundi rega ni weho mukobwa mfite ni wowe. Nyine nkuteze yombi nyine nuko nari mvugishijwe umuntu yabanguye. muba murimo muntera isoni namwe mubwiye ko mufite amatsiko ngo mwabiketse. Ni uburimbo bw'abakobwa nawe gira umbwire. Amatsiko ya papa nawe mwese wagira ngo muri impanga. Amatsiko arazerera mu manwa pe. Nyine nashakaga kubabwira ko mu cyumweru gitaha hari abashyitsi nyine babasaza. Umwana arashaka kuvuga iki? Karume Cyurinya basazanyemo ibintu by'abasaza ubwo n'urungano rwanjye. Hari agapira se kazabera kuri kiriya kibuga cyo haragurura.
agapira se kushaje wabasha kugakina nari mbonye itangiye no kuzamo amajeri nyine Patrick wa musore dundana osyo ushaka kuzaza gufata irembo nyine akabageraho ba sine yanjye na ya mfizi nzayikubagira mwana wanjye rwose wowe rwose uvuga ibintu bikomeye ariko rwose bwa mugani mwe mumeze nk'abantu mwari mubitegerezanyije mutsiko databuye ariko nawe ntabwo uzi nduriho rivuga umva cyurinya ndakumva mwana wanjye ndabona mpamagaye reka mbanze nyaruko mwitabe nyaruka mwitabe kuri mobile mwitabe kuri mobile yewe itava niko se cyurinya cyoko urakoze cyane kugira ngo n'uwo nguwo rwose n'uwo wabonye kuri save the date n'uwo ni ukuri rwose Imana ishimwe kandi nizeye ko izahaba none se ko mba nabanje kuyibaza ntacyo ntakora ntayibajije rwose ugira ngo se ni ukuri rwose rero nyine ngira ngo nibyo nagira ngo mbamenyeshe kandi ni ukuri rwose muzakigikire pe shaka ko ubukwe bwanjye nk'uko Imana yabimbwiye buba ubukwe bw'icyitegererezo pe uravuga mu impundu se mu impundu nyine ubwo byarangiye kuriya none se ko atari Imana yari yarangeneye kandi burya Imana itubuza kwicira inzira ntabwo nari kwicira inzira naje gufata amasengesho y'iminsi igera kuri iyi 3 nuko Imana imbwira ko rwose mu impundu atari we mugore wanjye si bya mu impundu sinshaka no kubigarukaho ikiza ahubwo nagira twivugire kuri iyi save the date kandi ubwo nizere ko bari buze kukongera mu rubuga n'intwererane rega ntubyumva se mwa mugomba kuba nk'abana b'Imana mukamfasha tugafatikanya oya nta cyabuze umugambi w'Imana gusohoza ni ukuri rwose murakoze cyane pe iyi tariki se irasobanutse ndetse ngira ngo naho bizabera harasobanutse ibindi rwose tuzagenda tubiganirira ku rubuga si ibyo se ahubwo birasa n'inama zitegura ubukwe ntuzajya uzizamo ariko nawe urasetse ubwo zirumva mu impundu naramuhemukiye nte koko nimba narasenze Imana ikambwira ko atari we mugore wanjye ubwo urumva ndinde wo guhinyuza Imana koko oya pe aho nta buhemu nakoze ntacyo nakoze kandi rwose icyambere numvira n'Imana rurema yego ye oya rwose none se mu impundu urumva yari kuvuga ko twese turi abakozi b'Imana uri kumva twari kugwa mu cyaha cyo kuryamana dute eka rwose nta busabwe nzi pe yagusha nabosiko ntabwo ari ukugusuhuza gusa narinzanye n'uru rwandiko rw'ubukwe rutumira ngiye guhita ndongora ugiye wisubiyeho se sha ariko n'ubundi ntabwo ari uriya nabonye bitanga kandi reka nkubwize ukuri bose ko ukomeje kunkora mu bwonko n'ukuri niba waramukundaga koko ntabwo habashize iminsi 2 murekanye ngo uhite unzanira mitasiyo nabonye nari kubanyobye kuko buranye kimara kuguhakanira nahise mbona undi ndimubwiraho ahita abyemera
mitashyiramo imbaraga kugira ngo nawe bitazapfa. Uyu mbaduko yawe ushobora gupfa ubusa. Uzarebe neza atazaba ari gushakaho amafaranga n'iriya butiki yawe ukabona arayihombeje. Uriya wamakuru yose ndayafite neza. Aha uzarigatiki. Ntiwamenya icyavamo niba waramukundaga kuko ntago habashize iminsi 2 murekanye guhite umwanga ujugunyiyo ushaka undi mbono izi mitasiyo ziza naho uriya rwose uyu nguyu wenda mwizeye 100%. Umwijeje iki ariko ko ari umwana w'umuntu? Ubuse si ubutumire bw'ubukwe. Nyine umwijeje iki ko wasanga guhemukiye akakurahiriyo twinikaga amakoma tukinura amamera. Wagize ucyawanga umwana w'umukobwa ikidomange wanguriye amareba atatsi neza karabo kahebuje urangije rero uri ikintu umutima utagishimye rwose muzereka ngo usereze. Sinzigera nkubona ubebeta wabuze undi nako wabonye adahaje. Uri cyo ntazabana ahubwo muzabutahe. Waje rwose reka njye nkoresha ubukwe n'uriye uri aho. Oya rwose reka nkubwire wa muhungu we bosiko. Dore wagize ucya wanga gushaka uriya mukobwa. None dumurumuna we ntibamujyanye. Wa undi muto umukurikira. Rwose murumuna we uryo umukurikira we numvishe ngo mu minsi itari myinshi bagiye kuza gufata irembo. Afite ubukwe ryarese. Ibyo birandeba. Ibyo bireba ngewe. Nejo bundi ni iminsi mike. Kanzambe ku iduka ndebe. Nyaruka. Maze dore nuzicuze. Ntuzagaruka umbwira ngo nongere mbikugiremo. Yamba. Oya nukuri mama nanjye ubigeze maze kurambirwa. Ihangane muhimo ihangane nukuri mwana nukuri agahinda kawe ndakumva mana ihangane muhimo nukuri mwana wa Erega mama uko nasenze Imana kenshi kandi ntabwo ariko amasengesho buri gihe asubirizwa igihe. Tegereza wihanganye n'ukuri. Umuhimo ubu nureba ko uri kurira n'abana bakarira wakwihanganye koko. Mama maze kwiheba mwana wanjye ntarirare maze kurambirwa. Sara yabyaye afite imyaka ingahe? Sara mama Imana ntinyumva. Nukuri shimire ko murumuna wawe wagiye. Wasanga ari nawe wari waratumye udashaka. Mana ni gute utanyumvise. Humura ariko muhimu humura nawe uzagenda uzashaka wizirwe nk'umuryango kugumana ubuzima. Oya nukuri humura mwana wawe kugumana ubuzima. Oya humura muhimu washakaga ko nawe karire mugumana hano mu rugo ntashaka. Ndagenda imyaka 40 n'inshi mama ndagenda ujya hehe urajya hehe kuko muhimu ndagenda cicicirwa usa amagambo igihe bakuvugiye warapfuye rwose humura. Oya mama ndagenda pe. Oya muhimu ujya ntago nabyemera kujya ntabwo natujya kugwa ku gasi rwose ntabwo nabyemera. Amasengesho menshi nasenze humura Imana izagusubiza. Ndagenda mama kuko wari ubivuga ntabwo isaha yawe iragera. Ndagenda mama. Oya muhimu humura mwana wa agahinda ntikica humura uzabaho. Iki ni ikigeragezo uri gucamo kandi uzagitsinda. Ikigeragezo wenda wabona ari ryo shuri ry'ubuzima bwawe. Shikama kandi urwane gitoya humura uzatsinda mwana wa. Muri uyu mukino agahinda ntikica wanditswe na Foibi Mukandayisenga.